This afternoon, I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted, and made in the USA. It's going to be. It's not going to be made anywhere else. And if Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon, I want America to be the nation that leads the way. And that's what's going to happen. No, you're going to be very happy with me. You're going to be so happy. Yes, reka nizere ko umeze neza cyane, nizere ko ugenda urushaho guhirwa n'ibyo ukora bya buri munsi. Ni Python TV, ngira ngo aka video kabanjemo mwakabonye ni Perezida Donald J Trump, perezida watsindiye kuba yayobora igimanda mu ijambo rye yagishije ku bayoboke be ndetse n'abamutoye ndetse n'abanyamerika muri rusange. Ni ijambo yibanze ku cyitwa cryptocurrency cyangwa se ifaranga koranabuhanga iri ngiri dusanzwe tuzi. Ifaranga navuga ko riri kugenda rigetinga tensions day by day, ndetse ni ifaranga navuga ko rigenda rishigikirwa n'ibihugu bitandukanye kuri isi ya rurema. So ni ifaranga navuga ko ryamaze gutangira kwinjira noneho mu mikorere no mu migenzereze y'abantu, abantu batangiye kongera kuritekereza. Ni ijambo rero tugerageje kugenekereza yavuze ko Amerika cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba kuba crypto capital, ni ukuvuga ngo nicyo gihugu kigomba kuba ari industry cyangwa se uruganda rwa crypto. Muri make ni nk'umurwa, urabizi ko nyine umurwa ibintu byinshi babikorerwa mu murwa. Ati cryptocurrency cyangwa se crypto, Amerika igomba kuba crypto capital cyangwa se umurwa wa crypto. Ngira ngo ni ijambo yagejeje ku bantu cyane cyane yongera kwitsa kuri Bitcoin, kubera ko Bitcoin ni yiri current cyangwa se ni yihari uyu munsi, ni nayo ikoreshwa. Avuga ko igomba kuzagera kure cyane, abigeranye no kugera kuri moon cyangwa se ku kwezi. Ni ijambo navuga ko abantu cyane cyane nahoze mbona amatweet menshi cyane garuka cyane kuri cryptocurrency, agaruka none bongera kuri rating noneho page no kuza kwa Donald J Trump bongera kuri ratinga neza iyo relation, cyane cyane banabihuza none n'uwitwa Elon Musk. Ni Elon Musk nawe wamaze kugaragaza interest cyangwa se ubushake mu isi ya cryptocurrency, ndetse mbibutse ko uwitwa Donald J Trump niwe mu perezida wa mbere mu mateka y'isi wabayeho wishyuye amafaranga, donc wishyuye akoresheje Bitcoin cyangwa se yishyuye service akoresheje ifaranga koranabuhanga. Ubundi mu busanzwe murabizi ko Bitcoin tubona uyu munsi yabanje kurwanywa bikomeye cyane, ndetse hashirwaho ibihano muri za 2014 byitwaga money revolution. Cyane cyane ni nk'inkundura yabayeho, birahigwa ku isi, barabihiga ariko birangira kubera blockchain, kitwa blockchain technology cyubakiyeho, birangira Bitcoin kwirwanya binaniranye. So abongereza baravuga ati if you can't win him, you join him. So iyo udabashije gutsinda umuntu uramujoininga. So ngira ngo ni intambara barwanye Amerika gusa n'ibihugu byinshi, kubera ko babonaga ko ari umwanzi w'amafaranga n'umwanzi w'ubukungu buhari, kumva ko umuturage none yagiye kugira amafaranga leta idafite access. Byumvikana ko rero babonaga neza ko Bitcoin ije kuba ikibazo mu mitegekere n'imigenzereze yabo. Niko guhitamo rero ko bayirwanya, ariko biza kurangira noneho bananiwe, bara giving up, basa naho babiritse kugeza amaginga ya ibihugu byatangiye kugenda byinjiramo gake gake. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugeza amaginga ntabwo iremera Bitcoin nk'amafaranga yemewe mu gihugu. Nta tegeko ribirwanya, nta niribishigikira, donc biraho ngaho gutyo gusa. Ni nkuko wenda mu Rwanda twavuga tumeze, kubera ko mu Rwanda uramutse ufite Bitcoin mu by'ukuri nta leta ivuga ngo wenda ngo Bitcoin zirakoreshwa gutya, se uzifite arasora cyangwa se ntasora cyangwa se ntibyemewe. Ni ibintu biraho ngaho gutyo gusa. So muri Amerika naho niko bimeze. Gusa hari amaleta amwe yatangiye kwemera Bitcoin, n'ibihugu bimwe byatangiye kwemera Bitcoin birimo Canada, Australia, ngira ngo nayo irazwi,
na UK United Kingdom nayo harimo amaleta atangiye kuyemera. So ngira ngo ni yatangiye kugenda getting attentions muri Russia cyangwa se Uburusiya nabwo bwatangiye kwemera aya mafaranga koranabuhanga, ndetse bo banafite gahunda yo guproducer yabo. Murabizi ko no mu Rwanda 2026 naho bagiye guproducer aya bo mafaranga koranabuhanga agomba kuzaba koreshwa mu ivunjisha. Noneho ku bantu bafite ifaranga koranabuhanga ukaba wahindura amanyarwanda, then ukajya ku agent cyangwa se kuri banki ukabikuza amanyarwanda, ariko wabikoreye online ukaba wahinduzamo amanyarwanda mu ivunjisha byo twita exchange. So ngira ngo rero ni ijambo ryatanze icyizere, ariko noneho tuze kubihuza n'ikitwa Pi network. Pi network iraza guhura gute n'iyi policy cyangwa se politike ya Donald Trump, iraza guhura gute n'ibyo Donald Trump arimo avuga mu gihe yavuze Bitcoin. Ngira ngo tubanze twumve iki kintu neza. Pi ifite web gatatu. Ni web ni umuyoboro ugiye kuzatuma amabanki, ibigo bindi kugeza ku bigo byose bibasha gukoresha internet ku buryo bworoshye, ndetse no mu buryo bwo gucunga ikitwa data cyangwa se amakuru. Tuvuga ngo ibyahererekanywe bikaba byacungirwa muri web gatatu. Ngira ngo hari inenge nyinshi ku bantu bagiye basoma white paper, inenge nyinshi Bitcoin ifite, ari nabyo bituma Pi iza kuba potential, noneho bakazisanga USA igomba gushyigikira cryptocurrency, ariko priority ari Pi network. Ngira ngo reka nze kuvuga kuri iki kintu. Priority igomba kuzaba ari Pi network, kubera ko Pi hari blockchain cyangwa se technology yayo yubakiyeho, ari technology iri current, ijyanye n'igihe, ndetse iri navuga ko ni future potentiality nk'uko bakunda kubivuga, ifite ahazaza, na akazoza kahazaza. Ngira ngo niyo mpamvu kuri Pi ntago basabwa, ahubwo barasunikirwa kuza kwemera gukorana na Pi, kubera ko Pi hari ibyo ifite bo bakeneye kurusha andi ma cryptocurrency. Kuri Bitcoin biragoye uyu munsi ko ushobora kubikuza Bitcoin easily, kubera ko bisaba ko wowe nk'umuntu ufite Bitcoin uza kuba uyoherereza undi muntu nawe, hanyuma ufite amafaranga akaba yakora ivunjisha akagura Bitcoin yawe. Ni nko kuba donc it's like mfite zahabu, ariko kubera ko nshaka zahabu ndaguha ya zahabu uba amafaranga mfite zahabu. Ariko noneho Pi yo ntago ari zahabu, ahubwo Pi ni amafaranga, ntago ari amafaranga akorwa exchange. Ikindi cya kabiri ni community ya Pi. Community ya Pi ni community nini cyane ugereranyije n'ama Bitcoin, Ethereum, Doge ndetse n'andi ma cryptocurrency. Kandi ngira ngo mwabonye ko uwitwa Donald Trump yavuze ko cryptocurrency igomba guhera muri Amerika ikagrowinga to the all over the world. Byagorana ko uyu munsi ufata Bitcoin yamaze kuba mined ngo uyishingiro n'ubuzima bw'abanyamerika bayifite ku kigero navuga ngo ni 3% cyangwa se 4%. Byagorana rero ko ufata abo bantu bakeya gutyo ngo ubasupporting noneho bafate Bitcoin ize kubahira cyangwa se bayishingiraho ubuzima bwabo. Ariko kuri Pi uyu munsi iri current iramayiningwa ifite miliyoni 60, wenda abanyamerika ntago ari miliyoni 60, birashoboka ko bashobora kuba bafite nka miliyoni 20 cyangwa se 10, ariko yo iri current iri kumayiningwa. Ikindi cya kabiri iri easy, yubakiye kuri blockchain bakeneye ya web gatatu. So tuze kuvugana none ku cyitwa Elon Musk. Elon Musk ngira ngo yakoze tweet subiza Tesla, kora replay kuri account runaka, aza gushiramo with P cyangwa se Pi. Hanyuma ngira ngo ni post yakoze 2019 tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu. Abantu muzi Pi iyi tariki murayizi, murabizi ko ari bwo yatangiye noneho gushirwa ku mugaragaro. Ngira ngo ni kimwe mu bintu navuga ko abantu benshi donc biragaragaza neza ko Pi yatangiye Elon Musk yamenyanye nayo yatangiranye nayo, akanagerageza kwibwiraho abantu, nubwo ari akantu gato yakoze cyane. Ariko nujya mu comment
uraza gusangamo byinshi cyane. Igitunguranye nuko usangamo igiciro cya GCV at the beginning, wenda naga ijambo GCV ryakoreshejwemo, ariko kira giciro kirimo amadolari 314,959, ngira ngo ikintu gitangaje. So kuri P rero navuga ko nakazoza, ni n'amahirwe cyane kuri community ngari ya Pi, ni n'amahirwe cyane ku bantu bize ndetse badashidikanya ko bagomba kuba babyaza umusaruro aka kanya k'amahirwe navuga ko twongerewe. So ni Pi TV, tugenda tugaruka kuri byinshi cyane bijyanye n'ifaranga koranabuhanga no mu isi ya technology cyangwa se isi ijyanye n'igihe.